Muraho neza mwese Banyarwanda, Banyarwandakazi, by'umwihariko rero reka mbanze nshimire abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu cyacu, nongere nshimire kandi inzego z'umutekano. Ntabwo nareka rero gushimira inzego z'umutekano ku byiza bamaze kugeza hano mu gihugu cyacu. Ibyo byose rero by'umutekano hano iwacu usanga mu myaka yashize yagiye itambuka, ntabwo murabizi ibihe byo hambere umutekano ukuntu wabaga umeze, ariko uyu munsi ndakeka buri munyarwanda wese yamaze kumenya agaciro k'umutekano. Ndatekereza muri ibyo bikorwa bakora harimo inzego za gisirikare, inzego za polisi ndetse n'abandi benshi muzi bakora ibijyanye n'umutekano. Abo bose rero muri rusange bafatanyije hamwe, mbanje kubashimira mu byubahiro byanyu. Mukomerezaho, ibyo ni byiza kuko bizatuma dukomeza gutera imbere mu gihugu cyacu. Igihugu cy'u Rwanda rero hano tugira inzego nyinshi, inzego z'ubuyobozi, inzego z'uburezi ndetse n'abandi bantu benshi. Hari abayobozi beza bakora neza, abo bose rero kubashimira biba ari ngombwa, biba ari byiza kuko iyo wakoze ugakora neza, ibyo byose ni bimwe bigomba gushimirwa. Hari abayobozi rero bakora neza n'abandi bakora basa nkaho ibyo bakora wagira ngo ntabwo bigeze babyiga, ugasanga bari aho bicaye ku matebe gusa, bari kubuzabuza, bibereye mu matelefone n'ibindi gusa. Ndabizi hano iwacu ntabwo babura abantu nk'abo, nubwo bashobora kuba atari benshi. Abo bose rero bumva ko bakora ibyo bintu, ntabwo nareka kubanenga kuko ibyo ntacyo bimaze, ntabyo byageza igihugu cyacu. Niba uri umuyobozi rero warahawe umwanya, ugahabwa intebe, ukagirirwa icyizere, ntabwo ukwiye kwicara gusa ngo wumve icyubahiro wahawe. Ntabwo ukwiye kwicara gusa ngo wumve ko wageze iyo ugera. Ukwiye gukora, ugakora inshingano wahawe, ukabikorana umutima mwiza, umutima ukunze, kuko iyo ukoze ibintu usa nkaho urakaye gusa, ibyo ntacyo byatugeza ku gihugu, nta terambere ririmo. Ibyo ni bya bindi usanga
igihugu cyarageze ku rwego rwiza, ugasanga uyu munsi kiri ku rwego rwiza, ejo ku rwego rwiza, bikagenda bikendera gusa, umwaka umwe ukazasanga igihugu cyagiye hasi. Ariko ibyo byose yewe kurwana nabyo ni ibintu nahamya ko bindimo. Ntabwo nakurebera gusa ukora ibyo bintu ngo nkihorere, ngomba guhangana nawe mpaka nkakwereka umurongo mwiza ugomba kunyuramo. Reka mbanze nshimire rero uko mukomeje kugenda mutera imbere hano mu mihigo. Hari uburere wagiye usanga mu igihe cya mbere buri inyuma, ariko bugakora bukazamura bugashyiramo imbaraga. Kuri uyu munsi rero ugasanga bigiye imbere. Ntabwo nabura kunenga ubundi burere bukeya usanga bari imbere bagakora bagasubira inyuma ahubwo cyane kurusha uko aho bari imbere. Ariko ibyo byose bipfira mu buyobozi bwanyu, basa nkaho batashyiramo imbaraga zo mvuga rero zo bakwiye gushyiramo nta zindi, ni ukwegera abaturage ukabasanga mu mago iwabo mukaganira, apana kuza kwicara mu biro gusa. Ufashe umwanya ukagenda ukajya gusura abantu ukamenya ibibazo byabo, nta kabuza uvayo uzi ko uvayo umenye ikibitera. Ibyo byose nibyo nagiraga ngo mbanze mbabwire, dore ko benshi bamwe bajya bavuga ngo ndatukana gusa. Yewe ntabwo nazanywe no gutukana, kuko mu bantu bose mujya mubona ndi gutuka, ndi kubakosora, apana kubatuka. Ntacyo dupfana. Icyo dupfana ni uko twese turi Abanyarwanda. Ariko njyewe biriya nkora nta mutima mubi mba mbikorera rwose, benshi baranzi murabizi. Njyewe mba nshaka gukosora abantu. Ngira ngo umuntu wese ukurikiye iyi videwo akaba yumva ibikorwa byanjye byose, ariko akabyumva gusa ugasanga nta bitekerezo arampa. Inkunga rero nagusaba muntu wanjye, ni byiza ko wafata videwo yanjye ukayumva ugasesengura icyo nashatse kuvuga. Ariko wamara gusesengura icyo nashatse kuvuga, ukareba uburyo wakwandika komenti, ukampa ibitekerezo bindi byubaka byo nkwiye kugenderaho. Apana bariya abantu usanga ngo bampaye ibitekerezo, igitekerezo cyo kwandika ngo urimbwa ukantuka gusa. Ibyo bintu ni ubusa, ni umwanda uri aho. Numbwira ngo gendera muri iyi nzira, nkumva ko ari inzira yageza ifite ishingiro.
iyo nzira rwose yewe nta kabuza nzayicamo, nzayinyuramo kuko mfite amatwi ndumva. Ariko niwifata ukaza ukandika ngo ukantuka gusa biraho, ese wowe ari wowe batuka wabyifatamo gute? Umujinya ni nawe uturuka ugasanga mvuze ibitagakwiye kuvugwa. Murabizi imbere ibyo najyaga nkora, nakoraga ibintu biri aho nkumva ngo babikunze, ariko ni ukubikunda gusa. Ni ngombwa ko dukwiye kujyana tukagendana. Niba tugendana ureba videwo zanjye, hari n'abandeba batishimira ibyo nkora, ndabazi barahari. Urugero rwose ntabwo rwabura, murabizi, kuko ejo bundi hari videwo mperutse gushyira hanze, videwo ngira ngo ntabwo hashize nk'iminsi ine hafi aho cyangwa 3. Videwo yagiye hanze, musura imbuga zanjye TikTok cyangwa YouTube murabisangaho. Nari ndi gukosora agahungu gatoya gasanzwe hano mu Rwanda, agahungu mwese muzi ngo ni ka General Benda. Sinzi amazina yakoresha, ariko iryo nzi ni iryo rya General Benda. Iyo videwo nakoze navuzemo uburyo yiyise General, ngashaka aho yarikuye bikanyobera, ariko nza kumenya ko yabaga ashaka kwiha icyubahiro. Ariko icyo cyubahiro urebye ibikorwa ntabwo yagakwiye kugihabwa, ntacyo akwiye rwose. Araseka ukagira ngo sinzi inyamaswa zijya ziseka cyane, araseka ukagira ngo ni inkende iri aho. Guhora aseka, guseka nta bikorwa, ibyo ni bimwe nshaka kuzagarukaho mu minsi iri imbere. Guseka nta bikorwa, nta kamaro biba bifite, ni ukwasama gusa nk'ibitega bajya barekamo amazi nk'ikinogo gihora cyasamiye ijuru. Ibyo navuze ntabwo hashize iminsi murabyumva, ngira ngo biri ku mihanda. Reka manze nshimire uriya mukire wavuze ati rwose yewe ntabwo nshaka gukorana n'imbwa. Sigaye nkoresha ijambo imbwa cyane. Ntabwo nshaka gukorana n'imbwa, imbwa zigenda nk'imihovu mu kazi, zibona zarageze aho zigera zikibagirwa aho zaturutse. Aravuga ati rwose yewe ntabwo nakorana n'umuntu udafite ishingiro, ntabwo bakwirukana mu kazi ukora. Ibyo byose ngira ngo murabyumva. Iyo usanzwe ukunda akazi ukora, ntabwo ndatekereza ukora neza, nta muntu wakwirukana mu byo ukora. Ariko iyo ukoze nabi urabyumva nawe, ahubwo jyewe ari jyewe nkwirukana. Imperekeza nguha ntabwo yabishimishije rwose, nkwirukana n'umutima wanjye wose.
iyo ukora nabi ntabwo numvikana nabo. Iyo nkuru ngira ngo murayumva iri ku mihanda ngo rukana imbwa ingegera igende. Ubu agiye gutangira akora utuntu twe, cyakoze kubera ko yubatse izina dushobora kuba twamuhira gake tukazamuka, ariko ntabwo bisa nkaho azakora muri we mu bwonko bwe atekereza icyo bamuzijije, ariko nibwo agiye kuzaba umugabo. Ni byiza General Benda, ibyo byakubayeho rwose ntabwo ari ishyano ryaguye, nibyo bihembo washakaga. Niba uri umuntu w'umugabo rero, genda uryame, ndabizi ufite uburiri bwiza, igitanda cyiza, uryame wumve ko utekereze, wihe muri wowe, ufata umwanzuro w'inzira ugomba kugenderamo. Kandi muri uko kuryama kwawe, niba nta bitekerezo ufite, hari nabyo ntabwo nareka kubitekereza nabyo, ushaka abakugira inama, inshuti zawe, dore nanjye ndi umwe mu nshuti zawe, nakugira inama, mvugishe nkubwire inama y'ibyo ugomba gukora. Ariko abantu b'iyi si sinzi ikintu basigaye wagira ngo babuze mu bwonko, kubera ko ubona wantanze mu kazi, ntabwo watekereza ngo reka nshaka uriya muhungu angira inama y'ibyo ngomba gukora. Icyo kintu rero nicyo kijya kitwica twese hano, ngira ngo ni muri Afurika yose, kumva ko umuntu ngo umwana ngo ntacyo yakugezaho. N'umwana aba ari umuntu, niyo mpamvu ngira ngo imbaraga mubona turi kuzishyira mu burezi hano, ngira ngo murabizi ejo bundi ibizamini byarasohotse, ariko ba banyeshuri bajyaga biryamira bagasinzira, bakajugunya amakayi, bakajugunya amakaramu, ngira ngo isomo bararibonye. Rero mbonereho ahubwo mbwira abanyeshuri, banze nshimire uburezi bw'u Rwanda uburyo bumaze gukosora ibyabaga bitakosotse. Abanyeshuri mwige, mushyiremo imbaraga, mwumve ko ejo hazaza ari mwebwe muzaba mugize igihugu. Ibyo ni byiza, ndabizi abanyeshuri bamwe byarababangamiye cyane, hari n'abarareka ishuri ngo amanota ngo bafashe amanota ngo ni twebwe biziyeho. Ndabizi hari abacantege mu banyeshuri, ariko uzi ubwenge we ntabwo ibyo abirebaho. Ashima Imana ati rwose Minisitiri w'Uburezi wakoze ibi, ni Imana yabigukoresheje, kuko nibyo nabaga nshaka. Ndatekereza ko mu minsi iri imbere, mu myaka iri imbere gato, tuzaba dufite ubuyobozi bwiza, kuko muzaba mwaramenye icyo gukora. Ntabwo muzaba nka bamwe njya nirukana baza bakicara ku ntebe gusa, bakicara saa sita zikagera, bagafata ifunguro bakarya. Ibyo ntabwo bizongera kubaho. Uzajya ujya ku kazi, muzaba mwarasobanukiwe
gukora. Nabyo ni byiza rero kandi yewe narabishimye. Hari abarimu ujya ubona nabo bagenda bigura intege bakashyiramo imbaraga nkeya mu burezi. Ntabwo ndabazi kuko ibigo nizeho ni byinshi. Ibigo nizeho bigerageza kuba ndatekereza ari byinshi. Nize mu bigo, reka manze nsuhuze ibigo byo mu Burera. Mu karere ka Burera nabo mu majyaruguru gato uzamuka, n'ibigo bya Musanze n'ibigo bya Gatsibo, aho hose ni mu bigo nagiye nigamo. Ariko ndatekereza ibigo nizemo hari ikigo ntareka gushimira hagati aho. Ikigo kiboneka hariya Musanze. Burya rero jyewe nize hariya kuri Ezire. Abatari bazi aho nize hariya kuri Ezire ku basilamu, hariya niho nize. Ngira ngo ndabizi benshi twajyaga dusabana barabizi. Nabaga ndi umuhungu ucishije bugufi nk'uko na n'ubu nkimeze. Nibyo bajyaga batwigisha neza, gusa ndifuza kuzajya nsura ibigo nagiye nigaho nabyo, nkabereka inzira nziza namenye. Ni byiza nabyo kwibuka gusuhuza aho nagiye niga, nabyo biba ari ingenzi. Hari abari bazi ngo nagiye niga ku bindi, naho nagiye niga. Nabyo reka mbanze nshimire abarezi bose. Umurezi wese nagiye nca mu maso, uzi ko twabanye neza nawe respect, uzi ko tutabanye neza nawe agomba akosore, ashake ibyo akosora. Reka manze ngire indi nama abandi abantu dusa nkaho duhuje ikibazo cyo muri ubu buzima hano. Ni ikibazo kiri ahantu hose ku isi, cyane cyane muri ibi bihugu byo muri Afurika. Na hano iwacu hano mu Rwanda naho birahari ikibazo cyo kuba dufite ubukene bwinshi. Inshuti zanjye bavandimwe duhuje ubukene, cyangwa se duhuje imibereho, ndagira ngo rero mbanze mbabwire uburyo mugomba kubaho. Ntuziyumvisha ko mu mutwe wawe ukennye, nta kabuza ntabwo uzahora ukennye. Uzajya uba uri kugenda mu muhanda ntusitara uvuge ngo Imana ngo ariko Imana ngo benzi itajya indeba, ngo benzi itanze. Icyo nukomeza kwiyumvisha ko ntacyo uri cyo, ntacyo uzaba cyo kuko, ahubwo wowe iyumvishe ko isaha yawe itaragera. Nubona umukire agenda mu modoka, were guhagarara ngo umurebe ngo darabe Imana zabahaye iki se ko
ashobora kugenda yagera imbere ukasanga yapfiriye hariya, yaguye mu myuzi, mu mikoyi. Ibyo byose rero mujye mufatira intuza, urugero ku rupfu. Uzi ubwenge yigira ku rupfu. Urupfu ni uruntu ruza ntirwite ko uri we, rugatwara uwo ari we wese. Iyo modoka bagendamo nawe umunsi umwe ushobora kuzayigendamo, ndetse ukagenda mu nziza irenze iyo wabonye, ya yindi watangariye. Akandi kantu rero ngira ngo mbabwire, ugasanga umuntu kubera bwa bukene twishira mu mutwe, ukajya mu makwe, umuntu agacuza ubukwe, agatumira abantu, abakire ndetse n'abandi bantu bita ngo ni abakene. Wowe wiyumvisha ngo uri umukene, ukajyana rwose, ugafata ukamutwerera, ukajyana wenda, fata urugero rutoya, ukajyana nk'igaro, ijerekani ry'ubushera. Ukigera mu bukwe ngo wagiye uzi ko urarya inyama, uzi ko uranywa inzoga zose zibaho. Ibyo ntabwo rwose, ntabwo nibyo bituma dukomeza guciririka. Bagutereye agatebe, uranyweye, ibyo watwereye byose uvuyeyo ubikubye kabiri. Ubonye umuntu muziranye uri kugabura hariya ngo wajyanye ubushera, ngo ntabwo ndi kunywa rwose. Ibyo nigeze kubibona mu karere, sinzi ahantu nari nasuye, nagiye mu bukwe bw'inshuti yanjye, ukabona umubyeyi rwose aricaye, ubushera ari kunywa, agahita wisha munsi y'amaguru, ngo ntabwo ndi kunywa, ngo munzanire ikigage paka. Nawe ugasanga barakimuzaniye rwose, bakamuhereza akanywa, igikombe akakinywa, agahereza undi akakijyana, yabona undi uri guseriva fanta, ngo banyibagiwe rwose, ngo ntabwo ndi kunywa. Uwa fanta nawe akayimuzanira, ukibaza iyo ari gusuka. Hari ibintu bijya bituma nseka, ukibaza niba ari kuvomera mu rutete. Ibyo ni bya bindi, ugasanga ahubwo uranyweye wanaturika. Mwagiye mwigerera inda zanyu. Niba ari ubushera, ukamenya nibwo najyanye ndabunywaho, ukabona byera. Icyubahiro kizava he? Kizaturuka he? Ariko hari abantu ntareka gushimira, cyane cyane hari abahagarara ku bukene bwabo. Niba yajyanye ubushera, akaba ari bwanywa kugeza atashye. Niba ari fanta, akayinywa kugeza nabwo atashye. Ariko uri kunywa ubushera, ubonye umukire hariya araje azanye byeri, ngo ngira byeri ni ngombe nyinyweho. Amafaranga yiguze ntabwo kuyabona byagushobokera, ariko wagiye muri wowe wiyumvisha ko ugomba kurya ibyiza utajya gukora. Kandi muri ubwo bukene bwawe, ubishaka rero wabibona ukabigeraho. Bavandimwe, inshuti dufatanyije kuba muri ubu buzima, nubwo mubona ubuzima butoroshye, ariko bajya bavuga ngo n'itara ryawe riba ritaraka, igihe ryatse kuzongera kuzima ntabwo byapfa gushoboka.
tegereza itara ryawe, ufite kubaho kwawe. N'umukire wumva ko ari umukire afite kubaho kwe, apana kuza ngo nshaka kubaho nka runaka, kubaho nka runaka. Reka ibyo byose ni ukuba ufite ubwenge udashoboye gukontorora. Kontorora uko uriho, ejo n'ejo bundi ni wowe uzaba ufite ijambo. Ni byiza rero, ndabashimiye muri rusange mwese abantu twabanye muri iki kiganiro. Imana ibahe umugisha, dore ko ndabizi bya bindi bisa nkaho bikomeye tuzabicamo kandi tuzagera ku rwego rwiza nifuza kugeraho, nawe wifuza kugeraho. Sawa sawa cyane, murakoze.